Turabasuje mwese kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Uyu ni umwanya w'amagambo y'ubwenge nk'ibisanzwe tubona muri screen Dasone Foxmaker. Uyu mugabo wigeze kumwumvaho menshi, wigeze kumva avugwaho byinshi, ushobora kuba atari ubwa mbere wumvise mu matwi yawe izina Michael Tyson. Michael Tyson yavukiye muri New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari ku itariki ya 30 Kamena mu 1966. Ubu ngubu Michael Tyson yaba yaza kuba akiriho, akaba afite imyaka myinshi cyane. Uyu Michael Tyson yamenyekanye cyane mu iteramakofe boxing. Ubu ngubu yatangiye gukundwa mu mukino w'iteramakofe boxing n'ubundi uko twari tubivuze, ubwo yinjiraga mu myitozo ya Puss D'Amato. Uyu akaba ari umutoza wa mbere wamutoje, umubereye nk'umubyeyi, akamufasha guhindura ubuzima bwe. Michael Tyson ku myaka ye 20 gusa, Tyson yabaye World Heavyweight Champion. Uyu nguyu akaba ari umuntu muto wabayeho kurusha abandi babaye ibihangange muri uwo mukino wa boxing cyangwa se w'iteramakofe. Uyu nguyu yamenyekanye cyane kubera imbaraga nyinshi, akaba yarahanganaga agakubita cyangwa se agakora mu mukino ababaga bahanganye mu minota mike cyane. Uyu nguyu kandi yamenyekanye mu buryo bwo kurwana byihuse cyane, yari afite umuvuduko, yari abangutse. Tyson yavuze amagambo menshi y'ubwenge, ngira ngo ari nayo yanatuzinduye, ngira ngo dukomoze kuri uyu munsi. Yavuze amagambo menshi y'ubwenge, ari mu bagabo bashimangiraga ijambo ryo kuvuga ko ubwoba ari ikintu gikomeye kurusha igikuba ubwacyo. Ati buri wese afite gahunda kugeza ahuye n'ingaruka. Ati kandi umugabo yanaravuze ngo iyo utiteguye kubabara ntushobora no gutsinda. Ati igihe cyose witegura intsinzi ugomba kwitegura no kubabara. Uyu mugabo Tyson yaravuze ngo intsinzi nyayo iva mu kwihangana. Ati ubuzima bushobora kugukubita igihe cyose, icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwagushyira hasi, ariko wowe ntugomba kuguma hasi, ugomba guhaguruka ukarwana. Tyson yaravuze ngo abantu bakomeye si abatagira ubwoba, ati ahubwo abantu bakomeye ni abarusha ubwoba imbaraga, cyangwa se akaba ari ba bundi batsinda ubwoba ubwabwo. Uyu mugabo yaravuze ngo nta kintu cyoroshye mu buzima bwa nyabwo. Ati ubuzima bwa nyabwo bubamo ibikomere, bubamo ibigeragezo. Aravuze ngo icyizere cyawe ni intwaro yawe ikomeye. Uyu mugabo Tyson Mike yaravuze ngo ubwenge butagira discipline ntacyo buba bumaze. Niba utagira discipline, ufite ubwenge ntacyo bukumariye. Uyu yaravuze ngo nari mfite byose ariko nabuze ubwenge bwo kubibungabunga. Ati ibyo ufite none ahangaha gerageza ubibungabunge, ubyiteho, bikubyarira umusaruro. Yaravuze ngo ubuzima bwanjye bwanyigishije kwicuza igihe cyose. Ati gutsindwa bigutegurira intsinzi. Ati gutsindwa nibyo bizana intsinzi, nibyo bitegura gutsinda. Ati ntugomba kwizera byose abantu bakubwira. Ati burya abantu bakubwira byinshi, bakaza bakavuga ibi ngibi, abandi bakavuga biriya, ariko ntugomba kwizera byose abantu bakubwira, ariko kandi ntugomba no kubica intege. Uyu mugabo yaravuze ngo ibyo waciyemo byose nibyo bigukomeza. Ati nta muntu utsinda igihe cyose, igihe cyose ntutikitege ko ugomba gutsinda, uzanyuzamo unatsinzwe. Ati kwihangana nibyo bituma uba igihe kirekire. Ati kwihangana nibyo bituma ubaho igihangange, ukaba igihangange, ukaba igihe kirekire. Uyu mugabo Michael Tyson yaravuze ngo ubuzima ni urugamba bwa buri munsi. Ati ubuzima ufite uyu munsi ni urugamba ugomba kurwana nabwo ati igihe cyose. Yaravuze ngo ntabwo ndi umuntu utunganye, atariko ndimo kwiyubaka, ntabwo ndi intungane gusa ndi kwiyubaka. Uyu mugabo yaravuze ngo ubwoba buba mu mutwe si mu mubiri. Yavuze ijambo rikomeye ngo iyo utsinzwe wiga byinshi kurusha igihe utsinze. Ati burya igihe watsinzwe nibwo uba ufite amasomo menshi kurusha igihe watsinzwe. Yaravuze ngo abantu benshi bifuza intsinzi ariko ntibifuza akazi kayo. Wifuza gutsinda ariko ntiwifuza gukora. Ariko gute wifuza gutsinda? Gute wifuza kugera ku butsinzi ariko utifuza kuba wagira ibintu bimwe utangamo igitambo, cyangwa se nyine ugatakaza igihe ukorera iyo ntsinzi. Uyu mugabo yaravuze ngo nta kintu gihoraho mu buzima, nta shampiyona uhoraho igihe cyose. Champion buri gihe ahiye naho kigera akaza gutsindwa. Uyu mugabo amagambo yose yavuzwe nayo mu nyemerere yasoreze kuri aya magambo. Tyson yaravuze ngo nta kintu gihoraho mu buzima. Ati champion ahora atsindwa. Ati ubuzima bwanjye bwanyigishije ko icyubahiro kidahoraho. Uyu mugabo yaravuze ngo nta kintu
kirusha imbaraga umuntu wiyizeye. Iyo wiyizeye byose biba bigishoboka. Ati icy'ingenzi si imbaraga gusa, ahubwo icy'ingenzi ni ubwenge. Umugabo yaravuze ngo igihe cyose ujya imbere hari urugamba rugutegereje, hari urugamba ugomba kurwana narwo. Uyu mugabo yaravuze ngo kwihangana bigira ingaruka nziza. Munyemera amagambo yose yavuzwe na Leta yasoreze kuri aya magambo. Yaravuze ngo ubuzima ni nk'inkoni, ati buragukubita ukongera ugakomeza, buragukubita ukakuryamisha ugakomera ugahaguruka. Uyu mugabo yaravuze ngo uko wiyumva imbere nibyo bigena uko uzatsinda. Uko wiyumva mbere yo gutsinda nibyo bizagena uko utsinda, nibyo bizagena intsinzi uzahura nayo. Uyu yari Mike Tyson twavugagaho mu magambo y'ubwenge y'uyu munsi. Dukomeze guhura mu bindi biganiro. Niba ukunda ibyo dukora tugushishikariza kubigaragaza ukandi subscribe, fungura inzogera kugira ngo ukomeze kuryoherwa na byinshi byiza. Muhato TV ikomeje kugenda igutegurira. Yabanaga namwe nari Arsene Fox Maker. Tubonane mu bindi biganiro bikurikira. Turabakunda cyane. Ciao ciao.